twumva umuntu yabuze ndetse n'abari buze kuza gutwara abageni imodoka zirahango zaparitse bose bisubirirayo. Ngerageza rero kwagira nka mutekano nkurikirana amakuru maze gutanga raporo nibwo twakomeje kubura umuntu tugiriwe amahirwe rero cyo nk'imisi 2 nibwo haje amakuru gengeraho nka 8:40 batubwira yuko sana haryamye mu ntebe. Yego. Ubwo rero nibwo twamumajije umeze neza. Yego. Ati meze neza uretse kumva gusa ko atangira kudutekerereza ukuntu bamushyize mu modokari bakamujyana bakamushyirana mu gisara atabashije kumenya ngo agiye yambaye maske. Yego. Hanyuma bamukora mu cyo gisare bamujyana mu kindi nahamaramo amasaha atari makeya. Yego. Ariko akatubwira ko ataza hariho. Birangira rero icyo gihe avuze ngo yongeye kugarura akenge. Boss ko nyenda muzi ni inshuti yanjye yari yabiteguye byose pe biri ku murongo nta n'ikintu kimwe kibura. Yego. Haburaga guhaguruka ngo bagenda ubukwe butangire gusa nta kindi. Rero ntabwo ngiye nshora impamvu nta kemeza ko ari ugutinya urushako cyangwa hari ikindi kintu runaka cyabaye. Ntabwo umuntu yahera kuri 0 ngategura ibintu bitegura igihe kirekire atumira abantu bamutwerera akodesha imodoka akodesha ibisabwa byose bizakora mu bukwe. Narangiza ngo habura nk'iminota 30 cyangwa isaha imwe bya bintu byose nga byangiza bisenye gutyo gusa. Yego papa tugusanze ahangaha ukaba uri umwe mu bagize komite nyobozi y'umudugudu wahanga mu misi ishize ngire ngo nta misi 2 irashira bibaye nibwo hamenyekanya amakuru ko ahangaha mu mudugudu wanyu wa Bushenyi umuhungu witwa Niyo Mugabo Bosco bwari gucya agomba gukora ubukwe ariko ku munsi w'ubukwe akaza kuburirwa irengero. Ariko uyu munsi turi ahangaha amakuru ari kuvuga ko yagarutse mwamubonye. Ni ibintu byagenze bite? Urakoze cyane. Mu by'ukuri abadukurikiye mu by'ukuri aho munsi wo kwa gatandatu hashize mu gitondo cya kare nka mutekano. Yego. Umuturage umwe yarampamagaye arambwira ati se wamenye ibintu byabaye muri umudugudu wacu? Nambwira ati mu by'ukuri ntago ndabimenye ariko wabimbwira. Arambwira ati rero iyi nzu yo kwa Nkubana Gerard hari umusore wari wayikodesheje avuga ko agiye kuzaniramo umugore. Ariko umugeni yaraje ngo aza gusasa amaze kuza gusasa abirangira rero umugeni aje gusasa koko ari tayirasubira iwabo. Umusore nawe yari ahari kuri uwo mugoroba bampa amakuru bambwira yuko yagiye Rwamagana gushaka ibintu byaburaga nk'ibikoresho. Hanyuma ubwo uko yagiye kuzana ibikoresho ntabwo nari kumwe nawe amakuru yashyire nuko yagiye Rwamagana. Hanyuma twumva umuntu yabuze ndetse n'abari buze kuza gutwara abageni imodoka zirahango zaparitse bose bisubirirayo. Ngerageza rero kwagira nka mutekano nkurikirana amakuru mbasha gutanga raporo mu kagari nk'umuntu bishinzwe mu nshingano zanjye. Maze gutanga raporo nibwo twakomeje kubura umuntu tugiriwe amahirwe rero cyo nk'imisi 2 nibwo haje amakuru gengeraho nka 8:40 batubwira yuko umugeni yabonetse. Ubwo ndibwo nahise mpaguruka manukana na shefu mukuru w'umudugudu na gitifu w'akagari turamanuka turahagera koko kuri teri dusanga umusore yicaye mu nzu asa naho aryamye mu ntebe. Ubwo rero nibwo twamumajije umeze neza. Ati meze neza uretse kumva gusa ko umugongo uri murandya. Nibwo twatangiye kumubaza tanavuga ati se wagiye ute byagenze bite kugira ngo umunsi w'ubukwe ubure. Atangira kudutekerereza ukuntu bamushyize mu modokari bakamujyana bakamushyirana mu gisara atabashije kumenya ngo agiye yambaye maske. Hanyuma bamukora mu cyo gisare bamujyana mu kindi nahamaramo amasaha atari makeya. Ariko akatubwira ko ataza hariho. Birangira rero icyo gihe avuze ngo yongeye kugarura akenge yibona ahagaze ngo mu ishyamba. Nibwo atangiye kugenda afata agasozi kose nyine k'iryo shyamba arimo ntabwo tuzi ngo nakahe gace. Arakagenda akagiye ariko akabakabye mu mufuka w'ipantaro yiwe abona telefone ze ziracyarimo. Nibwo yongeye gusubiza amatelefone ye ku murongo. Ayashubije ku murongo hari abantu mu miryango y'iwabo nka 3 yabashije gutera bipe baramutelefona. Hanyuma nibwo bamubwate se umeze neza ati meze neza. Ubwo rero
mu by'ukuri ngewe uko yagiye kuva aho ngaho araza ngo agera ahantu ajya kwa Karogi ngo aracumbika. Amaze gucumbika muracyafata urugendo agaruka mu rugo iwiwe. Karogi yangeze mu rugo iwe kuko naramubonye, ariko nibwo namubaje nabwo ese nimba nta muntu wagukubise akaba nta ufite igikomere akaba nta n'ikintu bakwambuye umbwira ko nta n'ikintu wananyweye, mu by'ukuri ibyo bintu wenda ntiwaba bikoze ubishaka. Umusore akomeza gutsimbarara yihagararaho, arambwira ati rwose ibi byabaye nagisinze uko byagenze nta kenge nari ifite. Ubwo rero mu by'ukuri nibwo nyine uwo munsi nk'itangazamakuru mwamaze kuhagera namwe hari ibyo mwabashije kugenda mubaza abaturage, ariko mbona umusore atagira gute atabasha kwicara avanga umugongo urimo uramurya. Rero dushaka ibimenyetso byose bishoboka byerekana ko hari umuntu wabamushimuse, tubona ntabyo. Icyo twakoze n'iki twakoze raporo nk'ubuyobozi bw'umudugudu, dukora raporo ibyo yagiye atubwira byose turabyandika. Tumaze kubyandika nibwo nyuma yaho nyine hajemo ibintu bijyanye n'akavuyemo gakeya k'ibijyanye n'abari baje baherekeje uwo mukobwa sheri wiwe. Bari bahageze? Barahageze bose bamuherekeje. Hanyuma abo basheri biwe nyine bamaze kuhagera nabo turavugana, ndetse tunababwira tubaza icyifuzo cyabo, turabwira ese mwebwe kintu yagenze gutya, uyu mugeni yaje ari busubireyo cyangwa se umugeni arahita aguma ahangaha. Baratubwira ati tugiye kubitekerezaho tuzababwira. Birangira hajemo ako kavuyo, baratatana, habaye akavuyo gye ntabara nkamutekano njya kureba bari kurwanira ku muhanda. Ngiye kurwana bapiki barwanaga icyo bapfaga mu by'ukuri. Hari haje undi munyamakuru nawe aje gushaka nyine amakuru nk'ayo ngayo. Babandi baherekeje umukobwa bashaka kurwanya famiye y'iwabo umukobwa, bashaka kurwanya umunyamakuru. Ubwo nibwo bahamagaye nkamutekano, siga abanyamakuru bamwe bakiri mu nzu bari kumwe n'umuhungu baganira. Hanyuma ngiye njya gutabara abo ngabo. Rero bitewe n'akavuyo kari gahari nibwo ngarutse mu nzu y'umugeni, sanga ari umugeni w'umuhungu n'umugeni w'umukobwa, sanga ntabahari. Cyokoze igiye ngumana abandi baragize gute bahoze barwana n'umunyamakuru, barwo ngumana nabo kugira ngo baze kuza kubasha gukurikirana ikibazo cyabo tugikemure ibintu bigende neza. Bakaba baradwanyaga itangazamakuru se bapiki. Mu by'ukuri amakuru nagiye mbona icyo bapfaga bavugaga yuko badashaka yuko itangazamakuru ribafata amashusho, wenda kuba bavugana wenda gutya uri biri audio ariko apana kwerekana isura zabo. Nicyo urebye barimo barapfa. Ariko icyo ngicyo ngira ngahari bakiganiriyeho cyarakemutse bagihaye umurongo mwiza. Ubwo rero bwarinze bwira iryo joro ntongeye kubona yaba ari umugeni w'umuhungu cyangwa w'umukobwa, abo bose ntabwo nongeye kubabona. Bahise bajya he? Ko gira umva ngarutse mu nzu nje sanga ntabarimo. Ntabwo namenya aho bace kumva nagiye ngiye gutabara. Hama rero uyu munsi mu masaha ya 5 nibwo nakomeje kumva inkuru zimbwira yuko umugeni yaba yaraye agarutse ari mu rugo. Hama ndavuga ati uko biri kose nkamutekano ngomba kugera kuri teri nkareba koko nimba umugeni yaba hari. Nagiye ndakomanga kuko hari umusore wari waharaye n'ubundi, nkomanze turaganira nabwo se abageni bari hehe. Arambwira ati abageni bari bagarutse ariko aya masaha tuvugana ntabahari, bagiye muri famiye iwabo w'umukobwa. Umukobwa yari yarahagumye nawe urumva sinzi inzira yagarutsemo ariko yari yagarutse nijoro. Ati bose bahagurutse bagiye iwabo w'umukobwa. Hanyuma ndamwa rero ihangane umpe nimero z'umuza Bosiko ngiye tuvugane. Bosiko rero namuhamagaye nk'inshuro nk'eshatu ntiyabasha gufata telefone. Hanyuma ndongera ndamuhamagara, cyokoze ngira amahirwe aramfata. Ndamubaza nti se Bosiko umeze neza? Ntimeze neza. Ntinanje kugusura mu rugo none sanze ntaho hari. Cyo Bosiko ashubije arambwira ati nari nagiye kuri famiye ya madamu, atari ko hari gihe byaza kujya nijoro nagarutse muri quartier. Rero mu by'ukuri amakuru ufite umunsi wa none naya ngaya niyo nabashije kumenya. Nk'ugaruye inyuma se ho gatoya uragira uti umusore igihe yazaga yavugaga we yaratakaga ko yakubiswe, ariko nawe nk'umuntu mukuru ijisho ryawe rirareba ndetse mufatanyije n'izindi nzego nk'uko mwari mwahageze yaba ubuyobozi bw'akagari. Hari igihe niba umuntu ababwiye ko yashimuswe, urumva gushimutwa ni ibintu biba bikomeye kuko ahangaha mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ntabwo ari cyane uzumva ngo umuntu yashimutswe ariko akanagaruka nta kibazo afite. Ntabwo mwigeze mwagira amakenga ko ati tumujyane mu bitaro babe bapima niba hari intoki zamukozeho, kuko dufite ibigo bipima ibyo bintu, cyangwa se kwa muganga ngo bamusuzume barebe ko nta bindi bice by'umubiri bagiye bamukuramo? Ibyo byose
turi mu kiganiro turi kumwe n'umugore wiwe yego twabiganiriyeho taramubwira rero mu by'ukuri aya masaha nta gikomere tukurebaho nta n'ikintu kimwe bakwambuye ariko byaba byiza twerekeye kwa muganga kugira ngo turebe ukuntu waba umeze tumenye kuko nimba ibyo uvuga byarakubayeho hanyuma umusore atubwira ati ngewe aho ndyamye ahangaha ndibuze kuza gukira ntabwo ari ibintu birenze kuko numva ari umugongo wonyine uri muranjye rero mu by'ukuri muri gihugu cyacu cy'u Rwanda ibintu byo gushimuta ntabwo bihari kuko inzego z'umutekano zirahari zegerejwe abaturage ntabwo nava gushimuta ngo biriho ngewe mbona ari nk'ibintu yikoreye ku giti cye wenda yishakira ariko nta wamushimuse kuko nta kimenyetso na kimwe kigaragara avuga ati byibura iyo mask bari bamwambitse ntayo yigeze azana avuga ati byabaye mutayeho aho mu ishyamba akaboko kiwe ntacyo kabayeho ndetse nta nicyo byagwenge yaba yaranyweye tuvuge ngo yabuze ubwenge ko arambwa ati nta kintu na kimwe nigeze nywa urumva no mu by'ukuri ntabwo nava gushimutwa ngo byabaye ko bari gutinya urushako Okay, ibyo ni ibintu ugomba kubanza kwitondera kuko n'undi yaratarashaka ari bwa mbere agiye gushaka wenda wasanga hari akantu kaburagamo wenda mu buzima bwabo ababona nta bushobozi wenda buhari kavuga ati reka wenda mbikwepe muri uburyo ariko nugutekereza nkanjye nk'umuntu wamutekanye yego kandi ukuze urumva rero sinzi icyo babikoreye kuko urumva ko kugera isaha kuba n'umukobwa yaremeye kuvuga ati reka ngaruke mbe ndi kumwe nawe nuko wenda hari ukuntu bari babiziranye ubu gakeya mu by'ukuri rero numva ntandi makuru naba afite yaba ari nyuma asize ntababwiye tugana ku musozo se dusoza inama usoza nkuko uragira uti gushaka ni ibintu byo kudahubukira kuko urakuze uri n'umuyobozi wasoza ugira inama ugira urubyiruko nanone ugira inama utanga ahangaha mu mudugudu wawe nk'umuyobozi nk'umuyobozi rero buriya cyane buriya ku rubyiruko iyo ugiye gutegura ikinyuranye n'ubukwe urabitegura ukabwira ababyeyi ugashaka ndetse n'ifite n'abavandimwe kuko burya ubukwe ni abantu ntabwo ibintu wabifata ngo byihererane wenyine kuko ni nacyo twavuga kuri musore tuvuga ati ese yaba ari umusore ugiye gukora ubukwe akitora agahaguruka akagenda akagira urwamagana gushaka ibikoresho wenyine adafite umuntu bari kumwe rero mu by'ukuri gushaka ndumva uyu munsi wa none ni byiza ko umuntu agomba gushaka ariko nanone akabanza akavuga ngo reka shishoze nimara gushishoza ndebe nimba ibyo saba byose mbifite hanyuma ugashyiraho n'abantu bakuba hafi mu gihe ugiye gukoresha ubukwe nk'ubwo ngubwo umwanya wo gukenera ikintu umwanya wo kujyayo wo bwite hakagenda umuntu mwabishinze akajya muri izo serivisi zo kubasha kumenya ngo ndajya kuzana ibi ngibi rero rwose mu by'ukuri hagati ya bombi ku mugore n'umugabo nabonye ibyabo kuba uyu munsi wa none bongeye bagahita bahura bakaba bari kumwe nuko hari icyo bari babivuganyeho kuko nirebye na za SMS zabo amagambo zavugaga wabonaga ko hari ikintu basa naho babiziranyeho mwarebye ku SMS mubona barajyaga babiganiraho hari ukuntu bandika kuri SMS amubwira ati rwose sheri ihangane tubigenze gutya ndabona bibasha kutwubaka numva ntago bavugaga mu kinyarwanda cyumvikana neza ngo tubigenze gutya nibwo twabasha ntago beruraga ntago beruraga ubwo rero mu by'ukuri urumva nuko hari icyo bari baziranyeho ikibazo cy'umutekano se cyo ahangaha iwanyu gihagaze gute kuko niba wumva umuntu aza akababwira ati nayi nashimuswe ariko nkawe nk'umuyobozi w'umutekano urara ugenda ijoro kurindi kugira ngo umenye uko abaturage bawe baraye uko baramutse mu gitondo raporo zose zikugeraho ikibazo cy'umutekano cyo gihagaze gute ahangaha ku kibazo cy'umutekano ahangaha iwacu iyo byishimutwa ntari haba ntaryo dufite kuko umunsi ku munsi ari polisi ari daso inzego z'ubuyobozi bw'umudugudu tuba turi kureba umutekano ko bwije nuko bukeye ntabwo navanga ku mutekano wacu umutekano urahari kuko urumva nako kantu kaciyemo nyine urumva bwari ubukwe ntabwo ari ibindi byabaye byiruvuga ati umuntu baje bamupakira mu mudugudu wakangariwe baramujyana urumva we nibyo yivujaga ku giti ciwe ariko mu gihe nta kimenyetso na kimwe turi kubona amasaha cyerekana ko umuntu ko yashimutswe ntabwo navanga ubushimusi ngo bwari buhari oya ntabwo kuko nta kimenyetso na kimwe gihari yego reka nkushimire murakoze